So rero ndashaka kugira ngo ejo bundi hari umuntu wanganirije arambwira ngo nimwigishe ngo nimubwire igisekuru cye. Ntabwo azakubwira igisekuru cyawe utazi abavukana na so. Ni ngombwa ubanze umenye uvukana na data ni iki cyanjye. Muraho murakomeye, ndabashuje ku isi yose, nikabara tuwanyu nk'ubusanzwe. Ndagira ngo uyu munsi twikoreye ikiganiro cyane nabasezeranyije ubutaha, nabasezeranyije kujya nigisha abana banyu umuco gakondo ntibawutakaze, kandi tugomba kubiharanira. Iyo tubiharanira tubiha agaciro, kuko ni bajya bacubuga ni mu Kinyarwanda ngo utazi yava ntamenye yajya. Iyo tumenya aho twavuye no tuzamenya naho turi kujya. Ko dutakaza umuco nta naho tuzagera. So rero ndashaka kugira ngo ejo bundi hari umuntu wanganirije arambwira ngo nimwigishe ngo nimubwire igisekuru cye. Ntabwo nakubwira igisekuru cyawe, umubyeyi wawe niwe ukubwira igisekuru cyawe, ariko akakikubwira uzi Kinyarwanda. Ntabwo azakubwira igisekuru cyawe utazi abavukana na so icyo basobanuye, utazi ababyara so icyo basobanuye, utazi abo muvukana icyo basobanuye. Ni ngombwa ubanze umenye uvukana na data ni iki cyanjye, ubyara data ni iki cyanjye, abo tuvukana ni iki cyanjye, avukana na mama ni iki cyanjye, ababyara mama ni iki cyanjye. Numara kumenya ibyo, igisekuru cyo kizihuta, kuko igisekuru ni amazina y'abantu batarenze bangahe. Abantu bazi igisekuru cyane ntibajye barenza 12. Nakubwira urumva amazina 12 kuyaboroka ukamenya no kwakurikira ntago bigoye cyane kurusha kumenya abo muvukana, bavukana na savukana na nyoko, abababyara. Rero nicyo kintu ndi kugira ngo tujyeho kuri uyu munsi. Turahera ku muntu uri wo bita sogokuruza. Sogokuruza ni umuntu ubyara se wa so. Ubyara se wa so yitwa sogokuruza. Ubyara so, abana batoya bashobora kumbaza ngo so ni iki. Iso nicyo Kinyarwanda cyuzuye, ntabwo ari papa. Abana benshi babita ba papa, natwe niko tubivuga, ariko ntabwo ari Kinyarwanda iki. Ni so, data. Ngiye nkavuga data, najya kukubaza nkakubaza iso ariyo, ntabwo nzakubaza ngo data ariyo. Ngiye ni data, uwo ni so. Kimwe nuko nawe wavuga ngo data, nkakubaza isa ariyo, ahita unsubiza ngo yego data ariyo. Icyo ni Kinyarwanda cyuzuye. Noneho ubyara so ni sogokuru, ntabwo ari tati, ni sogokuru. Iso ni so nyine nabibigishije. Ukubyara yitwa so, ntabwo ari papa, ni data. Iso uvukana na so w'umugabo cyangwa w'umuhungu mukuru yitwa data mukuru, ntabwo ari papa mukuru, ni data mukuru. Uvukana na so mutoya, ntabwo ari papa mudogo, ni data muto. Ntabwo ari papa mudogo, ntabwo ari papa muto, ni data muto. Abo muvukana, uvukana na so umugore ari mukuru, yaba mukuru wa so yaba mutoya, bose ni kimwe, ni izina rimwe. Abavukana na so b'abagore ntabwo ari bashangazi nk'uko musanzwe mubizi, ni ba nyogosenge. Nyogosenge ngiye ninjye bivuze, nyogosenge. Noneho kuri wowe ni masenge, cyangwa se wajya kuvuga muri make ngo ni senge, senge cyangwa masenge. Abo ni bashiki ba so, bavukana na so. Tugiye kubavukana nawe,
abavukana nawe niba wowe uri umuhungu ukavukana n'abandi bahungu n'abakobwa, abahungu abakuru kuri wowe ni bakuru banjye, bene mama bakuru banjye, mwene mama, uyu ni mwene mama. Kuvuga ngo niba kubaza ngo uyu muntu umupaniki uzamubwire ngo uyu ni mwene mama, ni mukuru wanjye. Niba ari muto kuri wowe uzavuga ngo uyu ni mwene mama, ni murumuna wanjye. Niba ari umukobwa uzavuga ngo uyu ni mwene mama, mushiki wanjye. Niba ari mushiki wawe mutoya, ni mushiki wanjye muto, ni mushiki wanjye mukuru. Abana ba wa undi twavuze ngo so wanyu mukuru cyangwa so wanyu muto, abana be ni bene so, ni bene so. Niba kubaza ngo uyu mwana mupfaniki ari umuhungu uzavuga ngo ari umuhungu ukuruta, uzavuga ngo uyu ni mukuru wanjye mwene data. Niba ari umuhungu mutoya wa so wanyu uzavuga ngo uyu ni mwene data murumuna wanjye. Niba ari umukobwa uzavuga ngo uyu ni mwene data mushiki wanjye. Abo nabe kwa so wanyu. Abana ba mwene nyoko vukana ni abana ba, uzavuga ngo aba ni abana banjye ba murumuna wanjye, aba ni abana banjye mbere se wabo, aba ni abana mbereye se wabo. Aba ba mukuru wawe ba murumuna wawe ni abana ubereye se wabo. Twagiye noneho tugiye ku bana ba mushiki wawe. Abana ba mushiki wawe, abana ba mushiki wawe ni bishwa bawe. Umuntu yakubaza ngo uyu mwana mupfaniki uri kumwe n'umwana wa mushiki wawe, uzavuge ngo uyu ni umwishwa, ni umwishwa wanjye. Abana ba nyogosenge ari wa undi twavuze senge mushiki wa so, niba kubaza ngo abana mupfaniki muri kumwe, uzavuge ngo aba ni babyara banjye, babyara banjye. Ni abana ba senge ni babyara banjye. Tugiye kuri mama. Arapana mama. Mama ntabwo ari Kinyarwanda, ni mama. Mama cyangwa nyoko. Nimvuga nyoko ni kuri wowe, ndi kuvuga wowe. Ninjya kwivuga cyangwa wowe ugiye kwivuga uzavuga ngo ni mama. Umuntu ubyara mama nawe nibisanzwe ni nka byandi bya papa bya data, ni sogokuru w'umugabo. Umugore ni mukaka cyangwa nyogokuru. Umuntu uvukana na nyoko umugabo ntabwo ari muyomba, ni marume. Marume, marume. Uvukana na nyoko w'umugore ni mama wacu. Ubwo yari mukuru wavuga ngo ni mama mukuru, mama wacu mukuru. Ariko ugiye kuvuga nyine uhamagara wavuga mama mukuru, mama mukuru. Yari nyoko wanyu muto ni mama muto, ntabwo ari mama mudogo, ni mama muto. Noneho abana babo abana ba nyoko wanyu ni bene nyoko, be kwa mama wacu. Bene mama be kwa mama wacu, bene mama bo kwa mama wacu. Abo ni abana ba nyoko wanyu. Ndumva ikiganiro cyanjye nabangihiniye aho, butaha tukazakomeza kugira ngo kitaba kirekire. Tuzakomeza aho twari tugeze.
ndabasaba inkunga kugira mujye musharinga mukore subscribe mutere comment ya tujye twungurana n'undi ndusha ikinyarwanda ntabwo mvuga ko ndi ntyoza mu kinyarwanda hari wakindusha akajya nyunganira muri comment mugena uvuga icyo nababeshye icyo navuze cyo kuri ariko ndahamya neza ko ibyo navuze nanjye nagerageje kubyiga ntabwo nabivuze ndi twapindikuye mu bwonko gusa narabyize nabyigishijwe n'abasaza ntabwo nabyize mu ishago nabyigishijwe n'abasaza kandi utaganiye na se ntamenya icyo se